Mignon official rero ni Ingoro TV muri kumubona cyane arasa neza ni marene w'abamarene imbere yacu reka tukubwire ngo gubwa neza aho uherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye nimba utameze neza ukaba uri ku gisasiro mu rugo iwawe ukaba uri kwa muganga imbaraga z'Imana zikiza zibe ku buzima bwawe kandi uyu mwaka ukubere umwaka w'umugisha natwe muri uyu mwaka marene w'abamarene nazongera gukorera counseling na guidance ku buntu nukuzana amafaranga tukabaganiriza uyu mwaka rero ntuzagusige uko wagusanze uzawubonemo fiance niba unamufite azagire gahunda hari abafiance bagenda gake gake mama Mignon akubwira ngo mukundi kwezi mukundi kwezi nzagusubiza ugacya mu gitondo ubona yasohoye save the date yundi mukobwa cyangwa undi musore aho ni ku mpande zombi bijya bibaho yego pe ukibaza ati mukundi kwezi none hari igihe biba ku mukobwa buriya nibo njya ndirira yarabenze manudi yamugeraho ati wamaye urukundo ko ngukunda kare ko mfite gahunda ati mfite fiance akagukura 21 23 akubwira kandi bene aba basore baba bazi gukomveka cyane akakubwira ati nta numwe ni wowe buzima bwanjye wagusimbura ni wowe buzima bwanjye ni wowe mubuze napfa nzapfe mbere yawe uyu mukobwa ababyeyi bakamwicaza tuyu musore urabona afite gahunda reba abandi bana mu ngano umukobwa nawe disi kubera ko bafite imitima yoroshye akagenda akabibwira umusore umusatishira ihumura rwose nunyizera se ati ndakwizera umurabyumva mama Mignon uyu mwaka abasore badafite gahunda Imana iguha umutima wo kubarekura kuko warafatiriye akuvanya none ugeze 30 ko n'abakobwa mu mare bihambira ku basore hari akantu nigeze kubona kare ati ngewe wateye ivi muri 2015 none tugeze muri 2025 ati gira vuba ngo ino tujya kubisoreza imbere y'ababyeyi bisobanura iki umuntu akagukira hariya akakurerega nawe ukicara uzinga ufite umuntu kumba afite indi mipango ari gupanga ku ruhande oya nanjye hari umukobwa nzi rwose si ibyo gukabya by'abanyamakuru amafoto ye nabonye apostinga ngo bateye ifi kandi abasore bagiye batandukanye ni inshuro 3 ubwisa tatwe neza bipfukibaza ngo bigenze gute aba bantu rwose Imana ibarinde inyatsi uyu mwaka bashake ni ukuri marene umuntu watendetswe rimwe agatendekwa kabiri Imana imutabare mama Mignon Imana imutabare pe mama Mignon kubera ko niba hari ikintu kibabaza urukundo ibaze weho ukunze umuntu umubeshya umutendeka we akavayo n'umutima we wose akagukunda yarangiza nyuma y'umwaka umwe akumva ngo wageze ahandi yaya kumva ngo ubukwe bwabereye irurindo shahari uwo byabayeho we nawe uramuzi Imana imfasha ntavuga izina rye niba hari umukobwa wambabaje ni we uzi ko Mana we umukobwa yakundanye n'umuhungu imyaka myinshi cyane bariganye no muri kiyi amubeshya se barakundana noneho barasohoka bagira hanze bajya gukorera amafaranga n'ibiki byose umuhungu agira chance akorera amafaranga menshi cyane umukobwa nawe ari mu kazi gasanzwe umuhungu amubeshya urukundo yari yaramubeshya kera cyane kubera ko bakora Mana we akimana uzi ikintu cyambabaje umunsi umuhungu yagombaga gukora ubukwe ari bujya muri mariage civile yagombaga kuba ku wa 6 umuhungu yageze ko umukobwa ku wa mbere amubwira urukundo
basohokana ahantu hose. uko nanjye iyo nkuru wasanga hari uwo bayihuje basohokana ahantu hose bagataha nimugoroba, umukobwa ariko sinakubwira agateka, bakarya bakaryama. Noneho kubera ukuntu yamwiyumvagamo amubeshya n'urukundo bararyamana, umuhungu ibyo byo bihita byumvikana. naho ngaho rero bene umuhungu ubu ucuye yamukoreye, yafashe telefone ye ajya mu mafoto yose bifotoranyaga akayasiba, ajya muri email arasiba, ikintu trace yose aho yabiherereye igaragaza ko bagiranye urukundo. Yarayisibye umuhungu yavuye muri urwo rugo kuwa 4, yahavuye kuwa 5 mu gitondo, yaraje gusezera, ubukwe buzaba kuwa 6, azasaba agakwa bakajya no gusezerana mu murenge. Arangije uwo munsi yasize asibye ibintu byose, arangije na telefone arayibroka, ayikuraho, arayibroka. Umukobwa akabona telefone iri kwaka, urumva yasigaye mu kanyamuneza k'urukundo, asigara muri uwo munyenga, asigara mu bitampaye agaciro. Urumva umuhungu yamusohokanye, yamusigiye n'amafaranga we, yamusigiye n'amafaranga, amusigira n'amafaranga, atuzahahe 50,000 byonyine. Uzahahe ati hari igihe nshobora no kugaruka kugusura ku cyumweru, ati cyangwa kwa 6 nimugoroba, ati ndaza kukubwira. Umukobwa asigara muri ibyo bizunga, kwa 5 yirwa mu bizunga, kwa 6 yirwa mu bizunga. Abo biganye bose bakajya bamuhamagara bamubaza bati wamenye ko runaka yakoze ubukwe? Umuhamagaye kumva telefone ntiriho, umuhamagaye kumva telefone ntiriho, undi nawe akumva ko ari ibisanzwe. Noneho ageze ariko arareba ati se ubwo bukwe bwabaye mu ibanga, uye bagiye kubukorera ntuza, babukoreye i Rulindo, bavuye hano mu mujyi wa Kigali. Ati kwa 6 nta muntu n'umwe wigeze amvugisha. None se uri kumva icyo cyumweru cyose bamaranye, nta muntu washoboraga kumuha amakuru, kuko na telefone umuhungu ishoro nyinshi niwe wabaga yifite nk'abasheri. Aho bagiye hose babaga bicaranye, buri kimwe cyose babaga bari kumwe. Avuga ati ninjya muri WhatsApp shira aranshishamo ijisho. Bigeze kwa 5 nibwo telefone umuhungu yayibrotse. Noneho kwa 5 umukobwa yirwa muri bya bizunga. Kwa 6 bigeze nko mu masaa 8 atangiye kuvuga ati ariko telefone yanjye yabaye iki runaka, aho niwe wenyine wamvugishaga, kuki nta nundi muntu uri kumpamagara. Ariko nawe retereka ntegereza, ati yari yambwiye ko ashaka kugaruka nimugoroba cyangwa akazagaruka ejo. Shaya bigeze kuwa 6 nimugoroba atangira gutekereza ko telefone ye yaba yagize ikibazo. Ahamagara umuntu, amuhamagaye yumva ntibiri kwemera. Bigeze ku cyumweru aragenda yegera umuntu aramubwira ati wi telefone yanjye ntiyagize ikibazo, nta muntu uri kumpamagara, nta muntu wanyandikiye, iri kwaka, ifite ibintu ibimenyetso byose. Ariko hari umuntu mpamagaye numva biranze. Ayimushyiriye arangije arayireba, aramubwira ati telefone yawe irabrotse, message zirabrotse, WhatsApp irabrotse, guhamagarwa birabrotse, no guhamagara birabrotse, ibintu byose yari yabibrotse. Ati nta message wabona yabisanzwe, nta WhatsApp wabona, ibintu byose birabrotse. Uwo no umwicanyi pe. Umukobwa arangije amubwira ati kugira ngo tubibrokore biragenda gute? Urumva byari bigeze ku cyumweru. Muhungu aturampa amafaranga. Muri ya mafaranga 50,000 yari yamusigiye. Umukobwa yishyuyemo 15,000 byo kugira ngo babrokore telefone. Telefone barayibrokora. Bamaze kuyibrokora, agiye kumva yumve telefone irahamagaye, ati niko we telefone wari wayigize ute? Ndarangije amubwira ati se, ati ntacyo nayigize, atari ko irabrota. Ati najya mubwira ko runaka ubukwe bwe bwagenze neza. Ati reka ati ubukwe bwaryarize, ati habaye iki? Twari turi kumwe yevamo. Ati kuwa ejo yasezeranye mu murenge, akora dote, amubwira ahantu ibintu byose byabereye. Ati reka nkoherereze n'ifoto. Ati ibintu kuki ntigeze mbimenya? Ari mu bizo. Samana we niba Imana ndi nangiye kuvuga izina rye. Mama Minyoni, hari umuntu wahuye n'agahinda, ndabyibuka nigeze kujya kumusura. Nsanga araryamye, mana yarwayaga ni depression reka. Nasanze aryamye, kubatari yahuye ndangije nkajya mubaza nk'umunyembaraga. Urasenga? Ati naho nasenga nta gisengesho ryarengaye amabati. Yagize ikintu bita gahinda. Bra Mama Minyoni tujye tubwiza yagize agahinda. Uzi impamvu? Ubu yumugabo n'amahoro asagira.
uyu musore waje akahamara iyo minsi yose bari basanzwe bafitanye n'umwana bari bafitanye umwana w'imyaka 3 akageza akamubeshya ati nzagutwara kugeza ku munsi yagombaga gukoreraho ubukwe. ase uyu musore aba atarabonyemo uyu mukobwa cyangwa uyu mugore ko yavamo umugore muzima. Ni story ndende mana we. Mamenyo ibyo bintu tuzabigarukeho, ariko nanone nari ndi kubwira abantu shamana utumye mbyibuka we. Mamenyo uzi umukobwa ukuntu yataye umutwe abura uko yifata igihe cyo kujya mu rusengero rero, kuko na invitation zari zarasohotse hariho igihe cyo kujya mu rusengero. Mu rusengero dore byagombaga kubera aho kuri paruwase ya Kicukiro. Sumbivugiye iki? Abantu bakuru Kicukiro se ko basengeye ari benshi, ariko uyu musore urugo rumaze imyaka ingana. Yagiye kubivuga arangije baramuga batese niba yarasezeranye mu murenge twebwe twabikoraho iki. Cyakora baramuhamagara umuhungu araza aravuga ati uyu muntu nta naho muzi, aramwihakana. Batese uriya mwana ntawe uzi, ati ntawe nzi. Aramwihakana. Barasohoka bageze hanze aravuga ngumva rero reka nkubwire sheri wanjye ngo ndagukunda nawe urabizi, ngo uyu mwana nzajya mwemera turi kumwe ngarika imbere y'abandi bantu no abari kamubwiye ati kandi nzagufasha byose bishoboka. Ariko mama minyo uyu muntu uyu mugabo ntumwicanyi bene nk'abo bakora ibyo. Umukobwa yarwaye depression, nagiye wanamubwira uti none se wahagurutse tugasenga. Nyuma yaho nawe yaje kuzashaka. Uyu mugabo aracyarwubatse byabaye rwaserera. Hoya nago waba bareka nkubwire mama minyo ibi bintu byo kubabaza umuntu. Ubundi kuki utumye iyi story igaruka? Ni story maze igihe. Oya regari ni sayizanamo. Uyu muntu ahuje igikomere. Iyi story maze imyaka irenze 10. Uyu muntu bahuje igikomere n'umuntu wateze imodoka imvura iguye, umushoferi akamukatana ahantu cyangwa umumotari akamutera inda bataziranye. Ubu hari abana badafite base kumva. Ariko uyu mwaka Imana iguha abantu bazima. Reka twiganirire rero, twari dukomeje uyu mukobwa ufite umwana atazi yese kuko yagiye kugama mu modoka, kuko bibaho izo story nyinshi zirahari. Uyu mukobwa nawe afite agahinda. Shagahinda karahari we. Ikindi nanone ibi si tubiganira, Marene byarabishoboye abagiye kurushinga nyaboneka uteresa umukobwa rimwe uhuye na waba pasiteri mugura ngo babasezeranye kubw'amanyanga yanyu mwaranze kujya ku babyeyi banyu ngo babasezeranye by'ukuri. Marene byose ashyiraho umucyo akakwigishiriza umukobwa akamenya n'ingeso ze. Umuntu umwe aba yazimenya akasikubwira wa mukobwa we cyangwa wa mugabo. Hari abana rero bavuka aho hantu bamwe na bamwe kubera kutagira base no kugira imiryango ifite amakimbirane. Ndahamya nashidikanya ntago umwana yakiga ingeso kereka yarayisanze ku babyeyi nka baba ninjya mbona. Ntago mbaciriye urubanza baramangayikisha, niyo nciyeho hari ikintu mfite hari igihe nibwiriza kabasanga ku muhanda bari gusaba abandi ari za Marine. Reka tuvuge kuri rutikozi imwe bitera amakimbirane yo mu miryango kugira ngo umwana usange yanze urugo yanze ishuri ahisemo kujya kwibera ku muhanda. Uyu munsi dufite abana baba ku muhanda, dufite abana birwa ku masoko batoragura utuntu kubera ko mu muhanda ntago bakibamo ku buryo bufatika. Ariko iyo ugeze ku masoko niho ushobora kubibona. Umwana akaba yakwiyaranja agashaka kuba umukarani afite imyaka 10, afite imyaka 8, afite imyaka 9. Ibi bintu ukabona wabaza umwana utese byagenze gute, agahita akubwira ati papa na mama bahora barwana, inzara yaratwishe no kujya ku ishuri ntibyashoboka. Kandi se na nyina koko bariho. Ugasanga amakimbirane yo mu muryango arimo aratera abana kuba inzererezi. Kubera iki? Aba bana bamaze kugira igikomere gituma
uyu mwana atakwemera gukomeza kuba muri uyu muryango, abona nyina akubitwa, abona se bamumenaho ibiryo, abona se bamukubitisha umwuka ushyushye uriho ubugari, agahitamo gutorongera akigendera. Rero hari ikintu kimwe njya mvuga, uburere umuryango ukuntu ubayeho nibwo burere umwana agira. ko hari abavuga ko aba bana nabo hari ababa babishaka, ugasanga nyine baratewe bakaba bati reka twe tuve mu rugo, nta n'ikintu yabuze akagenda. Ntabwo bijya bipfa kubaho. Ndabyemera ko umwana ajya ananirana, ariko abana inshuro nyinshi bageze muri adolescence, ariko umwana ufite icyo yariye, umwana wagiye ku ishuri, umwana uri kubona papa we na mama we bakundanye, yava mu rugo akagenda kubera izihe mpamvu usibye imyuka mibi yabimujyanye. Muri no minsi basigaye bava no mu rugo ari batoya. Uzarebe hano Nyabugogo, kandi n'ababyeyi bamwe hari abahisemo kuba imbobo, urabibona. Njya nzinduka nagera hariya Nyabugogo, abantu nibanera amabuye n'abantu bazarebe, ugasanga ari umwana uharyamye na mama we cyane cyane, kandi wasanga uyu mubyeyi nawe uryamishije aba bana ku muhanda wakurura, ugasanga muri gare aho abantu bategera amabisi, ugasanga umubyeyi yicaye aho ngaho n'utwana tubiri tw'inkurikirane, akakubwira ati wamfunguriye ko nshonje. Sema mu binyobo iriya si ingeso buriye. Hari ingeso, hari n'inzara. None se aba batera amadaba ariya bo n'inzara se urumva mama minyore katubwizanye hari yabo nshyigikira ni babandi bahuye wenda n'ubumuga bwo kubura ingingo, navuga ati byibura birashoboka nimba urugingo rumwe rukora, abantu bibazabyumve ngo bumve ngo ni ubucama ngo nabaciriye imanza ngo nanjye byambaho. Rekomva urwa rugingo rukora rukagutegeka, ese hari abafatwa ku ngufura, abafatwa ku ngufu ntacyo bahohotewe. Hari n'igihe aba ari umugore ufite umugabo, cyangwa se umugabo akajya atera inda yarangiza akigendera. Akabandi bagore bafurira n'abana akirirwa batereka. Ubwo bwenge bwo kujya gufurira abantu sarabugira, kwamenya ubwo kuza gusaba rero. Nyine ni ikibazo, ariko nshima Imana yuko bari kugenda babaca. Gusa ikintu kiriho nyine nibyo narindi kuvuga, ngo umuryango iyo ubayeho neza, umwana ntabwo yaturugo ngo agende, cyane umwana ukiri muto. Bageze muri adolescence bo baragenda, agahita kubeshya ko agiye kwikodereshereza, cyangwa yahindutse umuhanzi, akakubwira yuko agiye kubana n'abana biganye, akakubwira ko hari ahantu yabonye akazi aha n'aha. Ahubwo turi kuvuga b'abana b'imyaka 9-10 bava mu rugo kubera amakimbirane y'ababyeyi, akabona rwose yabihaza. Nde hari umwana nzi twamwitaga Kibobo. Uyu mwana nigeze kwicara ndamuganiriza, naramuhamagaye mugura akarindazi, mbese nkora ku buryo igifu cye mbera nkaho ntihagaritse, ariko nshaka kugira ngo nganire nawe, kuko waramurebaga iyo yabaga atanyweye kore, wabonaga ari umwana mwiza cyane. Noneho ndamanza mugura akarindazi n'akacyayi, umwana mbona ubuzima buraje, turicaye turaganiriye. Ese ubundi ko bambwira ko iwanya ari hano hepfo Sonatibe, ubundi byagenze gute? Ahita ambwira ati ngewe, ati mama yinjizaga abagabo, ati umugabo waje uyu munsi ntaze ejo, umugabo waje uyu munsi ntaze ejo, ati kandi tuba mu cyumba kimwe, ati kandi uyu mugabo akaza akaharara bugacya, ati ngewe mpitamo kwigendera kugira ngo mpereze mama urubuga. N'umwana w'imyaka 13 w'umuhungu. Umwana twaramuganirije, ugahita ubona ahantu ibintu biba byaraturutse. Noneho ukamubaza utese mama wawe aramutse abiretse wasubira mu rugo? Ati Mary rwose nasubira, ati kubera ko Mary wanjye ndamukunda, ati ariko abo bantu baza mu rugo nyine ntago mba mbashaka, ati kubera ko nta nubwo ari na ba papa wanjye, aba yafuhiye nyina. Ariko noneho wamureba nakubwiye ngo iyo atanyweye kakora ububona ari umwana mwiza, akanakuganiriza akakubwira utuntu twose. Ariko noneho ugasigara wibaza ngo uyu mwana namushyira hehe kugira ngo azavemo umuntu muzima? Uyu mwana namufasha iki kugira ngo azavemo umuntu muzima? Kuko ubona ko ibyo akora
hari impamvu yabimuteye tujye tunabyemera. kandi bariya abana ngo ubuzima bwo ku muhanda ngo bugeraho bukabafekita cyane, bugeraho bukamuryohera nyine ku buryo n'umutwaye mu rugo bwati rwose agira akakubwira ati ati ibintu byo kugira ngo njye nirwa nkingiranye mu gipangu si ngombwa, kandi yaramenye gutaraverisa akambuka Kicukiro, Gikondo, Kacyiru, hehe hose n'ubuzima yamaze kubwakira, yamaze kubumenyera. Ariko uramutse ufatiranye wenda ari bwo akiva aha hantu ukamuganiriza ukamuvura n'ibyo bikomere ukagira ahantu umwicaza, hari igihe yakwemerera, kubera ko inzara burya nayo iraryana. Ababyeyi bakora iki, igihugu gikora iki, umuryango nyarwanda wose ukora iki kugira ngo aba bana bava mu ngo bakiri batoya, ari ejo, ari bo Rwanda rw'ejo, ari bo muryango mugari w'ejo? Harakorwa iki rero? Tanga igitekerezo cyane, twakicara aha ngaha tudafite ibitekerezo tubitangaho, kuko kuba bari ku muhanda bwo bariyo, kuba n'amakimbirane ariho twiganira ku musozo. Icyambere cyo tumanze twemere ko ari abana, tureke babandi bakuru basabiriza, tumanze turebe ku bana. Aba bana bafite aho bavutse, bafite ba se na ba nyina bababyaye. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo twigishe umuryango ube mwiza. Umuryango nuba mwiza, igihugu kizaba cyiza, n'itorero rizaba ryiza, ntituzagira n'abana bo ku muhanda. Buri muntu wese ashyizemo imbaraga akegera uyu mubyeyi wabyaye akamubwira ati uyu mwana mutware gutya na gutya, kandi uyu mubyeyi nawe akavuga ati reka mpereze umwana wanjye urukundo. Ariko ikibazo, uyu mugore aricara akakubwira ati ese ndamuhereza urukundo nabuze ibyo kumugaburira, ati se wamubyaye yaramuntanye. Shamana, hanze aha ngaha hari ibibazo nshuti yanjye, hanze aha ngaha hari ibibazo byinshi. Ariko navuga ngo nimureke dukore iyo bwabaga, dushyigikira umuryango. Nitumara gushyigikira umuryango ndetse tukawutoza urukundo, tukawutoza no kubaho, abana bacu nabo ntibazahinduka abana bo mu muhanda. Yego se wumva se. Tugane kuri Marraine campaign. Uri umukobwa, ibindi narabivuze, uri umukobwa, uri umusore, ukeneye umuntu ubigisha iby'umubano wihariye. Abagiye gushaka abantu b'abasore n'inkumi bagiye gushaka, mfite inyigisho yabafasha. Mwicaranye uraza mukaganira rwose, akabaganiriza akababwira, mukabati dufite ubukwe iki, akanabisengera urugo rwanyu, iby'imyuka n'imyuka mibi byose bigahunga, mugaherekezwa n'ikiganiro cyiza, ku buryo nushaka kurakara Imana ihita ikwibutsa tibuka amagambo nacishije mu mugaragu wanjye Mama Mignone Marraine. Ibyo Marraine arabikora. Ufite umwana yarwaye depression kubera nuzi ikintu yabaye, ubushize nabikomozagaho. Hari igihe umwana asambana bakamutera sida cyangwa agatera inda cyangwa agaterwa inda, ukabona yariyebye kubera na depression, bati ni imyuka mibi, ni mukase cyangwa ni nyirasenge umwanga. Marraine aramuganiriza umwana, mukamenya ko ari inda bamuteye cyangwa sida bamuteye, mukamenya uburyo mumufasha. Umugabo wawe ubona afite ibibazo, cyangwa umugore wawe ubona afite, arakuganiza akakubwata umugabo n'uyu, umugore n'uyu, nubigenza gutyo umugabo azaba mwiza, umugore azaba mwiza. Umugore wawe cyane cyane ku bagabo, umvishe Marraine ibyo aho mbeshye unyomoza, umugore wawe yaraguhuzwe kubera kutamenya zakwaje zo kwita ku mugore ngo umenye uturungu ugenda ushyiramo, none ubu yarwaye umutima, ntuzi icyo wino uganirize Marraine, umubwire ngo bimeze gutya, akubaza ikibazo ati se wowe icyo ujya ugikora, nusanga utagikora azakubwira ikindi wongeraho ukora, umugore wawe yongera gukundi akwimariremo. No ku bagabo nabo nibyo, ni iki wakorera umugabo ibyo ngibyo uzaza bikubwire kuri pratique bibe sawa. Ufite kampani yanze kumenyekana, Marraine ibintu yabanje kubaka, mureba ahangaha twavuga ngo ni bakame rwose. Yabanje kubaka ikintu bita izina, Marraine w'aba Marraine. Aravuga ati rizina rishobora kuzagirira bene data bakiri hasi umumaro. Niko Paul yabwiye Timotheo ngo nkubonemo umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki, na Tito bose.
aravuga ati ninjya kwa Gerard Mbabazi ntazanyangira ko mvuga urukweto rwawe ko ari wowe wambika abantu mu mujyi wa Kigali ukanaboherereza mu zindi ntara. Ninjya kwa Gasaro, ninjya ahantu hose, ninjya kwa Rose, nzavuga ibyo nkora abivuge nyine nk'aho ari ubyikora kandi ari kukwamamariza. Wambika abantu imyenda, wambika abantu inkweto, amashakoshi. Marene ubu mu kiganiro nta kintu afite, yagakwiye guhita bati iyi shakoshi nayiguriye muri butike, iyi kanzu nayiguriye ahangaha, tuzajya tuza n'iwawe twafata amashusho. Marene waba Marene ibyo arabikora. Ibyo ni imbivuga, ntugire ngo ni imvugo yo kwamamaza. Isahani igeze ni ukumenyekanisha ibintu byawe. Waratakaye. Nomero ya telefone 0788268322. Abari hanze y'igihugu murongeraho akamenyetso ko guteranya 250. Reka dushimira abantu bakoze subscribe. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Aba bakobwa bakomeretse na Imana igire guti bashumbu ibomore n'ukuri. Ariko abasore mwabasore mwe mu babaza abana b'abantu ukamutera inda ukamwihakana uzabona ishyano. Imana yomora imitima y'abantu.